akanagira n'amafaranga yo kujugunya. Ubwo ayo mafaranga ari kuyishyura inzu agamije kugira ngo ataguha abana gusa. Ejo bundi sibwo ko tuvuye ahantu atuye, hariho yimukiye, none arongeye arimutse agiye umugabo kugira ngo akubabaze atwara abana cyane. Imbaraka basi barakamaye nibarekera bamwe umwana banjye basi mbasabye imbabazi cyamarira hanjye kandi nawe batera kwishima kandi nabo igihe bizaba nkeneye kwirera se gute narabyaye. ese buriye we abe abarera neza 100% ku buryo ukeneye no kurera abana. Kuri ndabinginze bwanyuma ndabinginze muwe bagiye napfukana Marite na Rachel basi muryango wanyu wose mwatse imbabazi nimba hari icyo nabakoshereje mumbabarire munsubize abana igihe muzamubashakira nkibaha ariko basi mwe kumpobagira basabye imbabazi bwa nyuma pe mumbabarire ciye bugufi n'ukuri bose nciye bugufi. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira, agufasha kumenya niba ukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe, atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'intsinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diyabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye, ni kuri Kezi TV show nk'ibisanzwe. Ngiye kubasuhuza ndifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nizere ko meze neza mwese aho muri, ari abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje. Ndashimira ku nama n'ibitekerezo mugira mwandika muri comment, mwese muba hafi hano tugiye ndatuganiriza, mukabagira inama, mukabafasha mu bundi bufasha bugiye butandukanye, Imana igisubiza aho mwakuye. Uyu munsi rero ni kumwe na Shania Bwije, muri kubibona bwatwiranye, twagiye kumureba ariko dusanga ntago ari mu rugo, bisaba ko tubanza gutegereza, yari yagiye gushakisha. Nyine murabizi ko Kigali nta kwicara, atugezeho noneho turavuga tuti ntago twataha tutaganiriye nawe ngo tumubaze uko byagenze, kubera ko derukana yaragiye kwa mudugudu. Ndumva haciyeho iminsi ko biri kose hari icyaba cyarakemutse cyangwa hari icyaba cyariyongereye cyarahindutse ku byo twasize. Ni impamvu nari mvuze nti rero yihangana duhe umwanya mutoya atubwire uko byagenze nyuma yo kujya kwa mudugudu, niba yarabitabye, niba abana barabamusubije, nabyo tubyishimire ko nabyo ni ibintu byo kwishimirwa. Shane tuguhaye ikaze. Murakoze. Umeze uteze? Shaka ndaho. Umbwire ku kinyoza. Cyane noneho byakabije. tuzaganira rya rutimyoza. Tuzagorana sinzi rwose. Noneho se byagenze bite noneho kuri inshuro? Byagiye ko nari nzi ko byakemutse ibyo kujya kwa mudugudu n'umunyerondo ko mwari kumwe, byagenze gute? Umva nyine umunyerondo yaramerekeje, turagenda tujya kwa mudugudu, mubwira uko ikibazo kimeze, nyine aranamfasha nawe aramusobanurira uko byagenze urya munsi. Nyine ndabimusobanura byose kuva ku ntangiro, kuva Marite nagenda byose nabimubwiye kugeza n'ubu. Ubwo rero nyine aturanga azadufasha nta kibazo. Ubwo yahise anandika konfikasiyo, buriya munyerondo yagiye wa munsi mujyayo agenda ayijyanye ayishyira wa mugore, yanga kwitaba. ariko arasuzugura uriya mugore we. Urabizi ko batanga konfikasiyo 3, bohereje ya mbere yanga kwitaba, bohereza iya kabiri nayo nyine arayinegirije yanga kwitaba. Ubwa gatatu nyine nibwo mudugudu yigiriyeyo, agiyeyo
nyine agezeyo aramubura, turamubura, twari twajyanye turamubura neza burundu. Tubaza abantu bo mu gipangu batubwira ati abantu bahise bimuka, ntabwo batinze hano, bahise bimuka. ejo bundi yimutse none arongera arimutse kubera abana. Kuri mugore mu buzima akubara abana afite ikindi kintu ashaka kubatambamo ibitambo, ashaka kubakoresha iki ku buryo ahantu agiye ejo bundi yimutse, ejo bundi uri kuvuga ko yimutse utakubwiye nta n'ukwezi kurashira yimutse yongera agiye ahandi. Numva n'uwo byanshanze pe. Cyakora abantu bagira n'amafaranga yo kujugunya, ubwo ayo mafaranga ari kuyishyura inzu agamije kugira ngo ataguha abana gusa. Ejo bundi si bwo twari tuvuye ahantu atuye hariho yimukiye, none arongera arimutse agiye ahandi. Cyakoze nimara ukumubagiza byibura iyo abana nabohereje cyangwa mba naragiyeho nkabazana cyangwa gusa wa Marite. Cyane hangane wa muntu we, hangane. ubagamije iki ko? Hangane iyo urugamba rukomeye ngo ruba rugiye kurangira, ariko ihangane. Njyewe ubu numvaga byarakemutse mudugudu yaraje mukajya kureba abana, ariko aho agiye aretetana abana, gwana abana mu buzima barayimuka buri munsi. Ariko afite ikindi kintu ashaka kuri bari abana. Nubwo tuvuga ngo Marite wasanga na Marite atabizi by'abana, wasanga afite ikindi kintu muri bari abana ashaka kubakoresha akazi. Ko ntabwo wambwira ngo umuntu atwaye abana ari kubirukankana gutyo yimuka n'amafaranga. Ubu wakishyura inzu 50,000 ukayimukamo icyumweru kimwe ngo nukugira ngo ujye kwihisha. Kwimuka si amafaranga, abantu mwimuka si muza amafaranga umuntu yimuka atanga, nubwo wakimukira mu nzu ingana gute. Banataye umutwe. Urase amafaranga ari gukoresha yimuka atunze abana, ni Marite turi kuyamuha. Marite utaraguhaga n'ijana. Undi kwibaza ani ukuntu nzanya kumenya aho yimukiye byansanze. Cyokoze aho yimukiyeho wenda biratinda, ariko aho yimukiyeho uzahamenya, kuko ntago n'uwambutse umupaka baramushaka bakamubona. Neze ko abantu bara mu gipangu yabaga nta n'umuzano yagiye umva yimutse atavuze. Ikintu gihari mbona ni kimwe, bifata ukwezi, bifata 2, bifata 3, bifata 5, igihe cyose bari abana bazazira ukabasubirana, uzabanza ubajyane kwa muganga. Kwanza umenye ko abana bagwa ari bazima, umenye ko uko bizagenda kose ukabona abana bawe, uzabanza usuzuma abana ureke ari bazima. Ko ntabwo wambwira ngo umuntu aragwana abana 2 b'umuntu nawe afite abandi 2 nta n'akazi gafatika agira. Nawe ko nzi ko mwakoranaga akandi kazi afite keza kari gutuma abana amafaranga yo kwirirwa yirukankana abana n'akana. Yabonye akandi kazi se? Marite se niwe uri kumuha amafaranga yo kwirirwa bungana aba? Ndasanga yamuhaye n'umusaza we nta rimwe ntamenye ibyabo. Yarabitubwiye ngo ngura ni amaraso ye, ngo bafite uko bavugana ngo ni amaraso ye. Ariko atamaga nyine abimuha. Abana bakabaye biga ari kubirukansa. Ubuse nawe yabajyanye baziga kuwa wenda iki cyokoze. Yaje n'umwana wanjye ari gukora mu ishuri gusa bamuhobagiza. Kumurindagiza nyine no kumusubiza inyuma. Nese urambwira ko uwo mwana se ariga. Wambwira gute gufata umwana wo mukamukura kwibere ngo ugiye kumurera neza? Aba bareze neza ku buryo ashaka no kurera abandi. Nariko yandi wakuye mwibere, wakuye ku ishuri amutesha kwiga, amutesha igihe. Nyine namubwiye ni nimba ukunda abantu bashaka wagiye kwa Dr. abana ko bahari kugira ngo koyanga naba amaraso yabo. Umwana wanjye yagiraga amanota meza mu ishuri. Ubu Hagiye yarageze mu kangahe? Mu 3. Nibatanya kumuhobagiza bamwirukansa bamujyanya. Ubwo umwana azongera gukurikira mu ishuri. Wikirirwa ujya no mu byishuri uzi se babayeho bati? Cyanze cyashaka ko yaramugize nk'umupagasi. Kose nibaza ukuntu adashaka ko byibura n'umwana ndeba nkansuhuze. Wambwira ko abana bafashwe. Nibaza ukuntu ahisha umwana telefone ku buryo atampamagara kuko azi nimero yanjye mu mutwe. Yaba Marite, ariko ndashaka kuzavugana na Marite njye kuri telefone.
ntabwo nzi nimba azanyitaba ariko ndashaka kuzagirana ikiganiro na Marite nyir'ubwite. Ndashaka kuzahamagara Marite n'ubu dushoboka nkakomera basi ibintu byo kwirirwa ndira bikagabanuka. Nese wakora iki kintu? Ngenda ndashaka kuzagirana ikiganiro na Marite kuri telefone, sinzi nimba azanyemerera nkamusobanuza akantu, wenda we ntiwamuhamagara ariko ngenda ndashaka kuzamuhamagara nkabimusobanurira, kuko niba ibyo kuvugana n'uyu mudamu gusa tutavugana na Marite nabyo bishobora gusanga uno mudamu nafite amanyanga yari gukoresha bano bana tutazi. Hanyuma se Marite namamagare nkabimbimbaze kandi uko biri kose yaba abibona, nanone ntiyabikora ngareka kubibona. Sinyambona ikiganiro gisohoka nawe agasohora ikindi. Ngenda ndashaka guhamagara Marite mubaze se mu buzima niba uri umubyeyi uzi ko wabyaye abana bawe babiri, ibintu uri gukora waricaye urabitekereza, mushiki wawe yaraje kujya mu matwi, ese ninde muntu waje akakongorera gukora ibintu nk'ibi ngibi? Ibi bintu ngiye kubikura mu mudugudu kuko urumva yanimutse ntibikireba umudugudu ko wawuvuyemo wamusanga. Kuko umudugudu nyine yimutse ni ukujya kuri RIB, ikaba ari imushaka. Babihaga mu rupapuro rwo mu mudugudu n'urw'akagari nkajya kuri RIB. Njye ibintu byatangiye mbona ari ibintu byoroshye, umuntu mama yemera abana ubwo abemeye azabatanga, yemera ibintu byose ubwo abyemeye azabikora. Tujya kwa mudugudu mbona nta kibazo, mbona ivuga ati tugende, umugore ati bitenge ariruka, umugore ariyoberanya ameze nk'uruvu, umugore aremera ubundi agahakana, ntushobora kumenya icyo ashaka, ntushobora kumenya icyo agamije. Nyine ushaka kuzabaza Marite we nk'umuntu mukuru. Yesu nibaza umuntu wifata neza abana agashaka kubaca kuri nyina. Reka ngusetse rero, buriya iyo umugore yatandukanye umugabo akagenda, umugabo kugira ngo akubabaze atwara abana cyane, imbaraga basi barakamaye nibarekera bampa abana banjye basi mbasabye imbabazi ntibampa abana banjye, sibyo ko ntawe wamunyatse ngo amusure mu mwima. Urumva sinjya mbima abana babo, kuvuga ngo barabasura ntibabanyaka ngo mbabime. Sinibaza rero ikintu gitumye bashaka kumbabaza aka kageni, niyo naba narakoze icyaha kimeze gute, niyo naba naramuhemukiye ke ntago yankora ibi ngibi. Urumva yakicara akangisha nawe akamwita abana ko mbashaka, wabampaye mukabiganira, byaba ngombwa kuko mbona ko nanjye ntabashoboye nkabamo, cyangwa se nkavuga ntifata umwe nanjye mfata undi ku bwumvikane, sibyo? ariko se ndijishura abana ngewe bananiye. nyine nijya nkubwira kugira ngo umugabo akwere, kuko iyo umugabo mutandukanye buriya nta rundi rukundo aba agufitiye, icyo aba ashaka ni ukukubabaza, kandi adakoze ku bana nta handi yakubabaza. kandi nyamara umugabo muratandukana agashaka undi mugore ugatuza ukamwihorera, ariko we ntashobora, we nta mugabo washatse kandi wafite undi mugore, ntashobora kuvuga umudamu reka mureke nawe byaramucanze byaramuyobeye yigira amahoro ye, ahubwo yaravuze ati reka mfate ku bana noneho asare yikorera amashashi, ariko ntabwo mwasaza umuntu. Ibyo byose ni ukwibeshya, hariho ubuyobozi nubwo keretse niyambuka umupaka akamusanga Kenya, keretse nabambukana intege kubana mana nsiye ninjira mu nzu nkasibuka nk'ubu ninjiyemo ngiye kumara iki, nigenda nicaye ku rubaraza mvuga ni basi niyo gukomeza kwinjira mu nzu nkomeza mbatekerezaho. Ingaruka nsaga baranshajije pe, basi njye mbisabiye imbabazi barekeraho pe, bambare basi niwe bampaye umuto, umukuru wenda bazamume babitekerejeho, kuko umukuru wari no mu gihe cyo kuba yajya no mu rubanza akavuga nshaka kubana n'uyu, basi niwe bampaye umutoya. ni ukuguhangayikisha, ndashaka kuguhangayikisha ngo uhangayike, ngo ube uhangayitse, nicyo cyonyine rwose, ntugire ngo hari ikindi.
buriya hari igihe umuntu arira abandi bagaseka amarira yanjye kandi banza nawe batera kwishima kandi nabo igihe bizababaho hari igihe bizababaho bikababaho nyine bakabibona tu uyu munsi ni wowe ejo ni iki ni igihe cyawe nyine cy'ibibazo ariko nabi cyaba kiri imbere hari igihe useka umuntu ngo ari mu bihe bibi kandi ibiharimo ariho hazaza hawe rero wigira ubwoba humura icyo ugomba gutegereza ntucike intege utageze ku bana bawe banambeho babone bitinde bitebuka ariko ugomba kubabona ntawe abakubyariye uriya mugore ugaragaza impuhwe nk'iziki nta mpuhwe afite nta n'urukundo afite umwana yagirirwa n'undi mugore utari nyina n'impuhwe nyabaki ntazo kuko niyo nyina wabo atamurera nk'uko nyina amurera ntazo mbona byo kuvuga ngo ni nyirasenge nta mpuhwe mbona ntazo abafitiye nawe umugore wakurerera umwana nk'uko wakirerera ntibibaho keretse wenda ari nyirakuru nakumva ko ari kubita ariko ngo nyirasenge nyina wabo wafite ntabwo byakunda nama abana banjye basi bajya bambwira ati igihe n'iki jya ubohereza badusura ese yabagusabye akakubwira ati ko mbashaka wabampaye mushiki wanjye ko ashaka abana wamuhaye abana mushiki wanjye akaba bafite uretse ko byanarenze igihe abana bikoze mbere batarabiba ubu byarenze ihaniro nta kintu bambwira byaba bambwira iki cyiza ni uko nawe yabyaye buriya yakora biriya bintu nawe atarabyara nari kuvuga ntabwo ntabwo azi igise cy'abana gerase yitubwa indi kandi nta muntu ubabaza imfubyi ngo birangire gutya namubwiye nishaniye ko ari imfubyi yifitiye ubuzima bubi namumworohereje mukamuha amahoro akirerera abana aransubiza ngo kuba uri imfubyi ngo nibyo byiza kugira ngo bakwake abana ngo wirere wenyine urumva ibitekerezo bafite bicuritse ngo kubera ko uri imfubyi ngo biroroshye kugira ngo wirere ngo abana bakurerere ngo wirere wenyine izo mpuhwe warabibasabye ntabwo ngiye ko kurera abana byananiye nkeneye kwirera se gute narabyaye ese buriya we abe abarera neza 100% ku buryo ukeneye no kurera abandi cyose agize umwaka azabame basa ni ukuri mujye munyuruzamo mwabantu mwe munagire impuhwe Marite buriya yumvise ngo abana baba kwibye atazi aho bari yaguma muri Kenya ntiyatega paka kaza akagusanga aha ngaha basi pe ni ukuri ndabinginze bwa nyuma ndabinginze muwe bagira Marite na Rachel basi muryango wanyu wose mwatse imbabazi nimba hari icyo nabakoshereje mumbabarire munsubize abana igihe muzaba mubashakira bya nkibaha ariko basi mwe kumpobagira basabye imbabazi bwa nyuma pe mumbabarire nciye bugufi ni ukuri bose nciye bugufi ndazisabye umuntu abaramye basi sabasenge kugira ngo mwumve uburyo umuntu ababayemo umuntu ugiye kujya mu rubanza kubura n'abana mushaka abavoka bo kubura n'abana ayo mafaranga yo kujya kuburana murayafite se wowe ko ari ugushoza ibintu bikaba birebire buriya kandi nacyo bagendera bavuga ati n'ubundi ntazabasha kuza kuburana nyine bazavura avuga bati n'ubundi azacika intege ntazabasha kuza kuburana reka tubikomeze tumutinze azagira abivemo ariko ku bana b'umuntu nta muntu wacika intege n'uwo munani uwufite wagurisha ariko ukabona abana bawe nuko niho agasuzuguro gaturuka ku bukene kuba umuntu nta kintu afite izo nyuro bahora bacyurira umuntu ngo nta kintu ufite nta buzima ufite uzabubona bose barabuvukanye wamuganye katureke kuvuga byinshi ngo ureke ujye kwishakishiriza ibindi tuzabimenya nyine buriya ariko ikintu cya mbere niba twamenye ko yimutse uko biri kose aho yagira Remera yajya Kimironko aho yajya hose ahubwo umuntu uzabona babana mu gipangu cyangwa akamubona muri karitsiye azagenda turi kurangisha umuntu uzabona uriya mugore azaduhamagara uko bimeze kangure ko ujye kwitekera nawe utaburara
gusa ushyiramo utuze wumva utuje ntuhangayike ibyo bintu byakunanura nawe ugata umutwe abana kubuza aho bari ntubafite ariko uzi aho bari reka tubishyire mu bundi buyobozi uzajya kuri RIB utanga ikirego RIB bari imwishakira ubu ntuzongere no kumwirukana inyuma uriya mugore RIB imwishakira izamubona reka dusoreze hano naho ubutaha